mu karere ka Nyagatare mu murenge wa Kiyombe, aho bwa mbere mu mateka indege yaguye muri uno murenge ku kibuga cy'amashuri cya Cyondo ahazwi nka Cyondo Secondary School. Indege rero yaje iturutse ahagana aho bita Bwishya cyangwa se Manombe, irazigwa ku kibuga cya Cyondo. Gusa abanyakiyombe benshi byabatunguye bitewe nuko abo twagiye tuganira nabo byagiye bibatungura cyane. Wowe indege wayibonye ute? Urakoze. Amazina yanjye nitwa Irakoze Chance, abanuye muri uyu murenge wa Kiyombe, akagari ka Kabungo, umudugudu wa Cyondo. Hanyuma iby'indege kuba yamanuka hano bwari ubwa mbere uyibonye cyangwa se wigeze kuyibona? Oya rwose narengana rwose, indege nari ndakunda kureba ku mashusho banazisinaga kera mu bikenyeri, rwose ubu ndayibone rwose n'amaso yanjye. Hanyuma ukabwira iki minisiteri ishinzwe iby'indege? Rwanda Revenue Authority rwose n'ab'ingenzi kuri njye. Indege yaje hano rero wayibonye ute wowe? None wari uri gukora iki hano? Ubu indege urayibonye? Hano muri uyu murenge wa Kiyombe se ni ubwa mbere haje cyangwa hariho wigeze kuyumva? Gusa ntibyatinze mu minota mike ubwo NHD10 yari igihari, hahise haza abana benshi ndetse n'abantu bakuru baje gusagarira iyo ndege. Gusa ntibyaboroheye bitewe n'uko iyo ndege hashize igihe gito igahita yongera ikigurukira nyuma y'uko abari barimo bari bamaze kuvamo. Njye na Thierry Areniyigena, iyi ni NHD10 TV mu karere ka Nyagatare mu murenge wa Kiyombe.